rubyiruko duhuriye hano ejo hazaza ntituzi icyo hafite ariko tuzinanye n'Imana itegeka iminsi ibizaza byose twebwe ntaco bidutwara tuzagumye twiko kubera ko uramutse ubimenye byose babangamirwa kambaho urugero uramutse usomye ijambo rivuga ngo nujya gutura ukibuka ko ari icupfa uzare kutura ubutaha ari umupasiteri azigisha gutyo banza ntaho muzigira mwumva ibyo mvuze ntabwo mwakumva uburemere bwabyo kuva ruguru Samariya pima ibiro 70 icumu nge udashizemo igiti ririmo ryapima ibiro 7 yari umugabo w'umukomando wamenyereye intambara yatojwe kurwana mu buryo atitiza Isirayeli yose akababwira ngo mwese muribwa bakabyemera bakajya mu myobo iminsi 70 hanyuma haza umwana wa 16 utarabaye umusirikare habe n'ijoro rimwe ariko yamenyereye kubana n'Imana igihe yabona Goliyati yabanje gushaka amakuru niko bigenda mu gisirikare amenya ko atakebwe amenya ko Imana itari mu ruhande rwe amenya ko nta cyamurengera gihari cyabaye niki Bibiliya iravuga ngo Dawidi yahisaho ubuhamya Sawuli aravuga ngo umugaragu wawe ndagiye intama za data hakaza intare hakaza n'idubu ndabikubita nkabyambura umwana w'intama Sawuli arikanga kuko mu bakomando bari bamurinze ntawe yarigeze yica intare arangije ahita aramubwira ngo genda Imana ibane nawe ariko mbere yuko genda amutera inkunga itari nziza amwambika ikoti ry'ibyuma nawe amuha ibikingira imirundi amuha n'inkota Dawidi azamuye akaguru yumva ntabwo bibaho kuko Sawuli yari umugabo muremure yarutaga Abisirayeli bose mu burebure hanyuma iyo nkunga iramunanira kuyikoresha kubera ko ntabwo yari iboneye mu by'ukuri kubera ko ibyamunaniye nuko yamwambitse ibyo yatsindanywe amaranye iminsi 40 mu mwobo niba byarakiza kuko atagiye kubigwanisha na Goliyati hari igihe twambika abantu ibyo twatsindanye korale mwashimye Imana ibaho umugisha ariko mutwambika ibiri ukuri twari umuntu avuga amasengesho atayaherukamo ukabwira abandi imbabazi ufite uwo ukabwira abandi guca bugufi uringa ukitwa ruwanje kandi muri bo nta shimwe ribemo habe n'umusoro ariko twambika abandi ibyo twatsindanye dukwiye gushima Imana impamvu dushima Imana dukwiye gushima Imana kuko itugwanira intambara dukwiye gushima Imana kuko aribwo buzima dukwiye kubaho ikindi gituma dushima Imana nicyo twaremewe amen mikrofone mfite yaremewe kuvugirwamo aya matara yamurikiwe yaremewe kumurika izi bafre zaremewe gutanga ijwi icyo zaremewe iyo uri mu mwanya wawe wo gushima Imana uba ukora icyo waremewe kwiganyira ntabwo ari cyo twaremewe ijambo rivuga ngo ntukiganyire ryanditse muri Bibiliya inshuro 350 ijambo ribuza kwiganyira ryanditse muri Bibiliya inshuro 350 ijambo rivuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe ryanditse inshuro 365 muri Bibiliya harimo imigisha 8,000 igenewe wowe harimo amasezerano 3,000 agenewe wowe kubera ko iduhora tuganya buri munsi nuko tutazi byanditse gushima nicyo twaremewe ikindi dushima nuko Imana yaduhaye Kristo nk'impano hanyuma dukwiye gushimira Imana umurava wayo ikindi dushimira Imana ni imbabazi zayo zihoraho iteka hari ikibazo kiri mu barokore iyo tuje hano twiga kwera tukaba n'abatagatifu ariko tukibagirwa ko hari ibintu bitatu Yesu ataje gukuraho ndavuga ngo kimwe gusa Yesu ntabwo yaje gukuraho kamere ahubwo yaje kutwigisha kugira imbaraga zitsikamira nikomeze kuyobora ubuzima bwacu hano umunsi mwumvise ngo Desire yapfuye kwezwa ntabwo azaba kibikeneye ariko igihe cyose ngihumeka nkwiye guhora asa na Yesu no guhinduka ku ngeso ishami ryera ryanganyaho amahage ngo urusheho kwera imbuto icyo nagira ngo babwire hano ni iki imbabazi z'Imana ni nyinshi kuruta uko tubitekereza imbabazi zayo zihoraho iteka ryose
bamwe bigishijwe Imana yica, ariko iyo aba yica nk'uko batubwiye, ninde yari kuba zihari? Hashimirwe Imana, imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Niko Dawidi yari yasobanukiwe imbabazi z'Imana. Hanyuma ndashaka kubabwira inyungu zo gushima Imana. Ndashaka kubabwira inyungu zirindwi zo gushima Imana. Inyungu ya mbere yo gushima Imana ni investment. Iyo ushimye Imana ni ishoramari. Iyo ushimye Imana ba witeganyirije. Gushima Imana ni investment. Iyo washimiye Imana igihe kirekire, bizagera igihe Imana ikwibuke kubera ko warayibikije cyangwa se warayigurije. Tabita yari umuntu ukunda Imana, ariko ubuzima bwe bwo gushima Imana bwari bugizwe no kugirira neza abapfakazi. Igihe yari yapfuye yazuwe n'imirimo myiza yakoze. Dukwiye kubaho ubuzima bushima Imana, tukamenya ko gushima ni investment. Cya kabiri, gushima Imana bigufasha guhora wibuka ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Ntabwo umuntu ushima Imana yiganyira, oya, ahubwo bihora bikwibutsa ko hari ibindi Imana yakoze. Cya gatatu, gushima Imana bitwuzuza imbaraga. Iyo dushimye Imana, imbaraga z'umutima ziraza. Reka mbabwire ibanga, Satani ntashobora kwihanganira kuba ahantu hari ishimwe, kubera ko urimo gushima n'umwanzi we. Iyo ushimye arahunga. Gushima bitwuzuza imbaraga. Hanyuma gushima Imana nanone biturinda uburakari bw'Imana, kuko Imana ihora yishuza abo yagiriye neza. Ntibibuke kwishima. Hari abantu Imana yagiriye neza batajya bibuka. Imana ntigira inzika, ariko irakabika. Ukuntu yandikishije yaravuze ngo nareze abana, nabyaye abana, ndabarera, ndabakuza, baranyibagiwe. Imana irababara iyo tutabayeho ubuzima bushima Imana. Yarakwishuriye, yarakwambitse, yakugiriye neza, yaguhaye kubaho. Ntekereza ko Abanyarwanda dukwiye kuba dushima Imana ku kigero kiruta icyo abandi bose bayishimiye, kubera ko twarapfuye turazuka. Dukwiye kuba dushima Imana ku kigero gikomeye. Hanyuma gushima birema ubusabane n'ubushima. Iyo ushima bikuremera ubusabane n'Imana cyangwa se intimate. Gushima bituma Satani atsindwa. Hanyuma gushima ni isoko y'imigisha. Kwiganyira, muzi impamvu bibiri tubuza kwiganyira. Iyo wiganyira uzarwara umutwe, uzagura ibitotsi. Kwiganyira bizagutera indwara abantu bagwaye 50% ziva ku mutima uhagaze no kwiganyira. Hanyuma gushima Imana ni isoko y'imigisha yose. Hanyuma ikindi, gushima Imana ni indangagaciro nziza. Ibyo ari byo byose, hari umuntu umwe bavuze ngo ntazi gushima. Umuntu umwe aramuhamagara avuga ati ngizamugerageza ndebe ibyo bamuvuga ari ukuri. Aramuhamagara mu bihugu 127 bose Imana yabacuritse ubwenge ntibamenye ko umwami adahari. Mu myaka 7 ntabwo bigeze bimika undi mwami. Byari bimeze nko kuryama no kwicura. Imana ntimwayicubahira, igwanya abibona. Abantu bagira ubwibone kubera imiryango bavukamo, smart cyangwa se iteye imbere cyangwa ikize. Abandi bagira ubwibone kubera ko bafite isura ijya kuba nziza. Kandi ubwo ni beza paraporo yandese. Umuntu wese ni ikinege ku Mana. Nta muntu asa n'undi mwiza. Uri mwiza mu rwego rwawe, abandi ni beza ku rwego rwawe. Abandi bagira ubwibone kuko basenga mu itorero ry'umwuka. Aho ndeka mbabaza ko Bibiliya ivuga ngo ukora ibyo Imana ishaka wese Imana iramwemera. Twebwe turobanura abandi dushingiye kuki? Niba yarakiriye Yesu umwami n'umukiza, Imana ikamubabarira ibyaha, wowe murobanura gute ushingiye gusa kuri discipline kuko mudasengera ahantu hamwe? Mu isi yose ukora ibyo Imana ishaka Imana iramwemera. Ntirobanura ku butoni. Ubwibone ni indwara mbi. Ubwibone ni ikintu kibi gituma umuntu adakorana n'Imana. Nagira mbibutse ko abantu bakora ibyaha bitandukanye, Imana ntirabagwanya, ariko iyo ugize ubwibone uba bayinyira ishamba mu bwami bw'Imana. Imana izakugwanya mpaka
Imana igwanya abibona. Umunsi umwe twari muri Egiputa, hanyuma umugide wacu atubwira akantu kamaze ku mutima. Farawo yazamuye ubwibone yanga kurekura Abisirayeli, hanyuma Imana imwoherezaho ibihano 10 bikomeye kugira ngo imare ubwibone bwe. Ikintu gitangaje rero, twari tumubajije uwo mugide turamubaza, uyu mujyi wanyu umaze imyaka irenze 5,000, urasa nabi, uteye ubwoba, kandi ubwenge bwose bw'isi bwaravuye hano, mwabaye iki? Aratubwira ngo abakristo mujye mushima Imana, ariko mumenye n'ijambo ry'Imana rivuga. Aravuga ngo kuva Imana ihanisha ibihano 10 Egiputa, ukuboko guhana kwigeze kuva hejuru ya Egiputa. N'uyu munsi iyo bagize akantu ka innovation, hahita haza ukuboko kukabakubita. Ntibashobora guterana Imana imbere, bishoboka. Kubera iki? Imana igirira neza abayikunda kugera ku bisekuru 10, igahana abayanga kugera ku bisekuru 4. Iyo Imana aje kuguhana rero, ntugire ngo izagarukira kuri wewe, n'uzabyara n'umuzukuruza n'ubuvivi bazabihomberamo. Reka mbaho urugero, iyo umuntu asambanye rimwe bifata imyaka 1000 uwo muvumo uve mu muryango. Ibisekuru 10 kubesha bishobora gufata ibisekuru 6, hanyuma se ubwibone. None se Imana niba igwanya wibona, umunsi yakugwanije bizagenda bite? Dukwiye kumenya ko ubwibone ni imbogamizi yo gushima. Icya kane kibuza gushima ni ubwoba bw'ejo hazaza. Nagira ngo mbabwire rubyiruko duhuriye hano, ejo hazaza ntituzi icyo hafite, ariko tuzi na nyine Imana itegeka iminsi. Ibizaza byose twebwe ntacyo bidutwara, tuzagumye twikomeze ku Mana. Ubuzima bwacu buri mu maboko y'Imana. Icya gatanu kibuza gushima Imana ni ubutamenya. Ntabwo nabyitubujije muri kaminuza, ni ubutamenya. Abantu benshi ntabwo bazi imigambi Imana bafiteho, ntibazi icyo baremewe, ntibazi impano zabo n'imihamagaro, ntibazi imigambi Imana bafiteho, niyo mpamvu badashima Imana. Ubutamenya nicyo kintu kibi cyane. Umunsi Yesu yaricaye ku musozi wa Elayono, ni kilometero kimwe uvuye ahari hubatse urusengero, ukambuka hakurya gato gusa niho yari arangije bamwereka inyubako y'urusengero nziza. Herode yari yarabubakiye urusengero rwiza cyane rurimo zahabu, mu kigo cyo gutera ishahuro basize zahabu. Muziki ikintu cyabaye Yesu ahubwira ngo yishimire urusengero, arubonye ararira. Muzi cyamurijije? Yaravuze ngo Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye bagutumweho. Nashatse kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira abashwi, ntabwo wabyemeye kuko utamenye igihe cyo kugenderera. Abanzi bazakurundira amabuye bagusenye, ntawe rizasigara rigeretse kuri bo. Ubutamenya ni ikintu kibi. Ibyo mvuze ntabwo mwakuva uburemere bwabyo, byatumye bamara imyaka 1900 baravuye ku ikarita y'isi bazize ubutamenya. Bimbabaza ukuntu umukobwa arinda arongoka atazi guteka afite smartphone kandi kuri YouTube bigisha guteka, ukajya ureba udufilime twaba abantu bose basetsa utazi kumenya n'iby'ingenzi mu buzima bwawe. Igihe natangira kuyobora itorero nashizeho ku cyumweru umwanya w'ubuzima, 30 nari narageneye ubuzima, tugahamagara umuganga akaza kutwigisha akantu runaka. Umunsi umwe twize kwiborosa, natangajwe no kubona umuntu ubyaye 3 cyangwa 5 sinibuka ufite brosse adatanye mu bishingirano. Ntabwo umuntu w'umusirimu ukoresha brosse adameza leta zati. Noneho hari n'abiborosa mbere yo kurya bagahita bajya gufata ifunguro barangije kwiborosa. Biborosa nyuma nako biborosa. Ariko kubera utamenya, nta nubwo tuzi kumenya ko niba dufite ikoranabuhanga, tukaba dufite Google, tukaba dufite n'ibindi byose, ni amahirwe twahawe kugira ngo tumenye iby'ingenzi, ariko abantu bishwe n'ubutamenya. Isi iyobowe n'amahame, principe. Abantu benshi nta nubwo bazi amahame y'ubwami bw'Imana ayoboye isi, kubera nta nubwo bafite umwanya wo kubishaka kuri Google. Kuri ubu nta kintu kimwe utakwiga mumenye, ariko ikibazo ni ubutamenya nyine. Icya gatandatu gituma abantu badashima Imana ni idini. Iyo tuvuze idini tuba tuvuze imyigishirize y'ubuyobe, nicyo twita idini.
idini ntabwo rishishikajwe no kugira ngo umenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo bibashishikaje, kubera ko uramutse ubimenye byose babangamirwa. Kambaho urugero, uramutse usomye ijambo rivuga ngo nujya gutura ukibuka ko ari icupfa uzareka utura ubutaha, hari umupasiteri azigisha gutyo, banza ntaho muzigera mwumva ibyo mvuze. Ntabwo mwakumva uburemere bwabyo. Kuva ruguru Samariya, ruguru mu majyaruguru ya Isirayeli umanuka i Yerusalemu, ni urugendo rw'iminsi 5 ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Uzi igisobanuro bifite ijambo rifite, rivuze ngo nuva Yerusalemu, uva ruguru hafi ya Siriya na Lebanon, ukamanuka iminsi 5 i Yerusalemu, wagera hafi y'urusengero ukibuka ko ari icupfa na mugenzi wawe, ureba aho ubitse igitambo intama yawe, uhite wongera uzamuka indi minsi 5. Ningahe? Usaba imbabazi, uhite wongera umanuke indi 5, tangi igitambo, utahe mu yindi minsi iba yingahe? Nubwo byagusaba ikiguzi kingana gutyo. Ariko idini riravuga ati nubwo waba wayasambaniye tura, ntacyo bitubwiye, nakube wayibye, ntacyo bituma. Idini ni imbogamizi yo gushima Imana, kubera ko ntabwo ritwigisha guhinduka no gusa na Kristo no gushima Imana mu buryo buriri. Dukwiye kubaho tuzi ijambo ry'Imana rivuga kugushima n'amahame y'ubwami bw'Imana. Umunsi umwe narindi muri Katari, hari inkuru barambwiye ngo iki gihugu nikigira umukene n'umwe. Ndababwira nta murambeje, nibwo bwa mbere byumvishe. Barambwiye ati twebwe ukuntu twabigenje, twarebye amahame y'ubwami bw'Imana yose yanditse muri Bibiliya, ay'abakristo birengagije, hanyuma turayakora. Nibo ba mbere bita ku bakene, nibo ba mbere. Ni igihugu kitagira umukene n'umwe, kubera ko abahebwe bose bamanuka gufasha umukene, ariko nibyo abakene turabiki. Rwose twazatera imbere tutazi amahame y'ubwami bw'Imana, tutazi icyo Imana ivuga mu mahame ayoboza. Ubu turi ku manywa, nta muntu yavuga ngo kubera ko nkomeye ndategetse ntihabe nijoro. Ni ihame utahindura. Iyo bigeze nijoro nta wavuga ngo kubera ko nkomeye ndategetse ntihabe ku manywa byari nijoro. Ntabwo byashoboka, ni ihame. Igihe cyose ukandagira amahame y'ubwami bw'Imana, reka mbaho urugero mwakumva. Iyo umuntu aguhaye nka 5 wumva umerewe ute? Ndabivuze murayashaka. Wumva wishimye ko baguhaye. Nyamara Bibiliya iravuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta. Birashoboka ko mu ishuri wiga uko bandiki bagusaba akazi. Hari abandi bari biga uko bandiki bagusubiza usaba akazi. Uwo muntu muri abantu uzatera imbere nini? Gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ikiganza gitanga kizahora hejuru y'igihabwa, ariko kuko tutabizi akenshi biratugora. Idini niba ridashobora kutwigisha ibyo, bitubwira ibintu bituzuye. Icya 7 ari imbogamizi yo gushima ni imigisha idakoreshejwe neza. Imigisha idakoreshejwe neza. Kuba dufite aya mahirwe, ko dusenga imiryango ikinguye, leta ibitwemerera, kaminuza ibitwemerera, ni amahirwe dukwiye gukoresha neza. Somalia ibi ntibyakunda, Sudani ntabwo byakwemera, ahantu henshi muri Afurika ntabwo byakunda. Aya mahirwe tutayakoresha neza ngo tuyabyaze umusaruro wo kwiyubaka mu bice 3: umwuka, ubugingo no mubiri. Hari igihe uzifuza iteraniro nk'iri utabasha kuribona kandi utaguye, ariko udafite bene aya mahirwe. Abadutegura igiterane cyo gushima Imana bakoze. Gushima Imana bikwiye kuba ari uburyo butuma twubaka umubano wacu n'Imana, dusabana n'Imana kurutaho. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo mbere ko nsubiza mikrofone ndebe niba hari umuntu uvuga ati ngewe ntiraririye numva umutima wanjye udashima Imana, kubera ko ucumbikiye ibintu bitatuma ashima. Umwana nta wundi muntu ari bumenye hano. Wowe ubibwira Imana mu mutima, yiteguye kugufasha no kukugirira neza. Nutabaho ubuzima bushima, ibitotsi bizabura, uzabaho wibagirwa imfunguzo zifite mu ntoke,
uzabaho umutwe kurya, uzabaho ubuzima bubi, uzagwara indwara nyinshi kubera ko umutima udashima Satani awucumbikamo byoroshe. Tunamisha amaso dusenge. Hari umuntu uri hano yemeranwa n'umutima we ko umutima we udashima Imana. Wazamura ikiganza tugafatanya gusenga. Ubaye uhari wazamura ikiganza tugafatanya gusenga. Imana iguha umugisha, nawe Imana iguha umugisha. Zamura cyane, ntabwo bikojeje isoni. Uwaguseka gusuzuguye yaba gusunikira ku Mana. Mwazamuye ibiganza muhaguruke dusenge. Muhaguruke mu mwanya wanyu, muhagarara muri dusenge. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'uyu mugoroba waduteranyije kugira ngo utwibutse ko dukwiye kugushimira. Impamvu zose zituma tutagushima zikubweho n'amaraso ya Kristo Yesu. Bahagaze mu mwanya wabo si bo banyabyaha kuruta abandi, ahubwo nuko bumviye ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo bahe imitima gushimira, byaba intege nke zabo cyangwa se byaba umutima ukomeretse cyangwa se byaba ibindi byose byababuza gushima bikugweho. Muri iki giterane batahana umutima ushima wuzuye zaburi n'ibihimbano by'umwuka, kandi muri uku gushima indwara zikire, abafite ibyifuzo bikomeye basubizwe bagirirwe neza nawe. Remera ishimwe ryuzuye mu kanwa k'abana bawe Mwami, n'abafite imisozi imbere yabo wikure. Wabwiye kure kuzamugenda imbere hataringaniye ukaharinganiza, ibihindizo by'ibyuma ukabicamo kabiri, ugakingura inzugi z'imiringa, ukamuha ubutunzi buhishe mu mwijima. Ndasenze kugira ngo ugende imbere y'abana bawe, ngwino uringanize ahakwiye kuringanizwa, ngwino ukingura inzugi z'imiringa. Birashoboka ko uyu mwana ibyo ahanganye nabyo bimeze nk'ibihome bikomeye atabasha kurenga. Imbaraga za senyeri ko nizibisenye zibirimbugwe uhereye mu mizi yabyo mu izina rya Yesu Kristo. Urubyiruko rwuzuze imbaraga z'ubumana ku buryo batatangirwa na systeme y'isi, batatangirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo imbaraga uzabahera muri iki kigo zizabashe kuva muri iki gihugu zigende zigere ku mpera y'isi. Ubuntu bw'Imana bubane nabo, bakingurira imiryango y'umugisha no kugirirwa neza n'Imana. Uturinde ibyatubuza kugushima byose uko byakabaye, byaba bimvuze n'ibyo ntavuze, udushoboze kubaho ubuzima bugushimira. Urakoze mu izina rya Yesu, amen.